ikireba umugabo ni ugutera inda, ntabwo ari ugutwita no kubyara. Rero Imana itanga komande muri Kristo Yesu, ariko Yesu agatwita, akabyara, akarera. Hanyuma niyo umwana amaze kuvuka, impuhwe umugabo agirira umwana zitandukanye n'izo nyina amugirira, kuko Yesu nyina yamugiriye ku gise. Bivuze ngo Yesu impamvu adukunda cyane akatwihanganira n'amakosa yacu, ni uko yatugiriye ku gise. Azi ukuntu kibabaza. Ashobora no kuba agiye kugukindura ikintu, ariko yakwibuka rya cumu ryo mu rubavu cya kiboko cyomokanaga n'inyama n'amaraso, agahita avuga ati oya reka mwiyembe. Uba ufite akana gatoya ukagakikira, ukagakinisha, wishimye unezerewe, kakinyarira cyangwa kakinera, uhita ugashyira nyina. Gahita umuhamagara uti tabara tabara, byacitse. Kandi byagakorera nawe urabizi wanabishobora. Imana nayo ntabwo ijya ikorana n'abantu biyanduza. No. Buri Imana impamvu itadiringana natwe, impamvu itirirwana natwe muri ubwo bucakura bwose. Imana ntabwo wajya mu bapfumu ngo uve yikubabarire. Uwo mwanda, ibyo ni byo bigereranywa nko kwinera, burya uba winereye. Umuntu w'umurokore muzima wagiye mu mazi menshi urya igaburo ryera ugasambana, icyo gihe uba winereye. Ntabwo uba ukiri uw'Imana. Rero buriya haba hasigaye ha Yesu, kuko Imana yishe yazana kiboko ikakwica. Muzasome no mu rugendo rw'Abisirayeli iyo bavaga mu gihugu cya Egiputa berekeza hariya i Kanani, iyo biyanduzaga bakoze ibyaha, Imana yabwiraga Mose ngo abantu bawe biyanduje. Noneho bamara kwihana, Mose amaze kudiringana nabo kwa kundi kose, bamaze kwihana basenze iminsi 3 bejejwe, Imana ikabwira Mose ngo noneho bwira abantu banjye. Kuko wibaze ahantu Yesu atuye, icyaha baturana gute? Wowe uramutse umenya aho umwicanyi wawe ari, wahajya ukahamara iminota, reka tuvuge ko bibaye paragisida urahageze, ariko se wahamara umunota ukahamara 2 saha ukaharara ukahirirwa? Rero uramutse uharaye ukahirirwa, waba wunze ubumwe na wa mwicanyi cyangwa mufitanye gahunda yindi irenze kuba yakwica, ubwo mwaba mufite ibindi muri gupanga. Rero kandi ntimugasiga abadayimoni wanyu mu rugo ngo mujye kukwirukana bo ku rusengero. Buriya hari abantu bizuye mu nsengero ngo bagiye gusenga, bagahumiriza, bagafashwa, bakajya mu makorari, ngo bagatanga ibya 10 n'amaturo bakitanga, kandi mu rugo uzi ko bitameze neza. Reka nkubwira agakiza keza gahera mu rugo iwawe rwose. Umuntu wibwira ko kuba wenda ajya gusenga Imana ikamuvugisha, ikamuvugaho ibintu, ikabikora, aricyo kimenyetso cy'uko uri umwana w'Imana n'ubugingo bufite. Hari abahanuzi numvishe basigaye barihaye guhanura ngo mwana wanjye ngo nkuhaye ubugingo kwa jina la Yesu. Nkuhaye ubugingo. Ubugingo umuntu abwakira akimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima we. Abutakaza akimura Yesu, akimika icyaha mu mutima we. Hanyuma se ubugingo babufunga muri envelope nikaduhabwa, ni imodoka, ni inzu wubakirwa? Ubugingo buraharanirwa uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza. Ubwami bw'Imana buraharanirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Muhaye ubugingo, umuha ubugingo urinde. Propagande gusa. Ubundi rero Satani reka mbasabire kugubwa neza muri Kristo Yesu, kandi mbifurize umugisha w'Imana. Birashoboka ko waba uri kudukurikirana utameze neza, ibihe byahindutse kubera ko abantu benshi bameze nabi muri iyi minsi y'imperuka, ariko reka ngusabe ko ihangane wikarume muri uyu mwanya twumva ijambo ry'Imana. Ahari wenda wabona harimo n'umuti wawe, kandi rega ihangane. Icya mbere ngereka mbwira abantu bari kugeragezwa twese, kuko nanjye ndimo, sintuye mu isi se irimo Satani. Abantu twese turi kugeragezwa, intwaro imwe itsinda ibigeragezo ni ukwihangana.
ubundi aho kugira ngo wirwe uhangayika ikigeragezo, Mana kirarangira ryari, iki kiravaho ryari? Saba Imana iguhe kucyihanganira, ucyihanganiremo kugeza igihe kizarangirira. Nupfa kitanarangiye uzaba utaratsinzwe nacyo, kuko ubwo kiza gishaka ubugingo bwawe. Hari abantu batekereza ko kuba waba ufite Imana bisobanura ko intambara zose ari uko ziraba zirangiye. Ntago ari byo. Iyo ibishatse irazirangiza, byose biva mu bumana bwayo, ariko n'iyo ibishatse urazigumana. Icyo iba ishaka n'ubugingo bwawe, kandi birashoboka ko watabaruka ukizifite. Umwami Yesu rero aguhe kwihangana no gukomera. Uri mu Rwanda, uri mu mahanga, nshimiye abantu bose bankunda. Njye rero munyihanganire, sinigeze ngirirwa urukundo kuva ndi mutoya, habe n'abo mu miryango yacu nabonaga batugurukana. Hari n'uwari undangije rwose mukizwa nuko twari duturanye n'ikigo cy'abasirikare, turirukanka duhungira ku basirikare, bamusubirana inyuma baramubwira ati nk'ubwo we wa kigabo urashaka iki? Yari atwishe neza njye na grand frere. Rero uwo yari umuturanyi, ari we muntu duturanye gutya. Ibyo rero byose bene data bakundwa bavandimwe, nagira ngo mbabwire ko ibyo hari umuntu nyine, iyo umuntu anyeretse urukundo mba numva bindenze. Ariko reka ngushimire cyane ko ubana natwe umunsi ku munsi, kandi uzakomeza kugenda ubana natwe. Ukuboko kwiza kw'Imana kujye kubana n'abantu bankunda. Uzi kunkunda ukabimbwira, uzi ko hari umuntu unyandikira message akambwira ngo umukozi w'Imana, ngo ni ukuri ngo ndagukunda, ngo numva ngo ibiganiro byawe ngo numva ari byiza. Sinkavuga ese ubu koko nibyo? Aha, nanjye nsigaye ngira abankunda. Yesu agira neza, ahimbazwe. Hanyuma rero nagira ngo dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo Ubutumwa Bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, ibice 3:16. Uravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Byakozwe n'intumwa 10:43. Abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Abaroma 10:11. Kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Imana ihabwe icyubahiro. Narinje kubabwira ngo twizere Yesu kuko umwizera atazakorwa n'isoni. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo. Bivuze ngo utamwizera tayari aba yarangije kurimbuka. Hari gahunda yo guhuza amadini, tukareka kuvuga izina rya Yesu, tukajya dusenga ku munsi umwe, kandi hanyuma rero n'izina rya Yesu tukarireka, tukajya tuvuga Imana gusa, kuko burya Imana ntago tuyihuriyeho Yesu ntago tumuhuriraho n'Abasilamu n'Abayehova n'andi madini nazi, ariko Imana y'abantu bose barayemera. Kandi Imana, impamvu bavuga ngo Imana ni ukubera ko Imana ni nyinshi. Iyo bavuze ngo Imana, no mu Mana iyo uvuze ngo izina ry'Imana, nta nubwo abadayimoni bashya, nta nubwo baguhunga. Izina ryahawe abantu ni izina rya Yesu, niryo abadayimoni bahunga. Izina rya Yesu niryo abazimu n'abadayimoni bahunga. Hari abadayimoni twirukanaga tuvuze mu izina ry'Imana Data ya Yakobo, Imana yaremye, bagaseka. Wavuga izina rya Yesu bakakubwira ati turahiye. Impamvu ni uko nyine Imana yeguriye ubutware Yesu igihe yari amaze kubambwa asubiye mu ijuru, kugira ngo amavi yose y'ibiri mu isi n'ibiri kuzimu ndetse n'ibiri mu ijuru apfukame mu izina rye. Kandi Yesu ahandoringe ibigendanye n'ubuzima n'imibereho by'abantu, kugeza ku munsi azaza gutwara itorero, akongera kurimurikira tena Imana, akayisubiza ubutware bwayo bwo guhimbazwa, ndetse amaze kuyimurikira n'umugeni akuye mu isi. Ni iki nshaka kuvuga hano muri iri jambo ry'Imana? Nagira ngo mbabwire ko buriya Yesu iyo usomye mu Byakozwe n'Intumwa ku bice 4, usanga ijambo ry'Imana rikubwira Ibyakozwe n'Intumwa. Wenda reka tuhasome taza kunyuranya n'ijambo ry'Imana, kandi Imana
yaraduhaye ubushobozi bwo kuba twasoma ijambo ry'Imana ibice bine ibyakozwe n'intumwa ibice bine umurongo waho wa 12 haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo. Nta wundi, nta rindi zina munsi y'ijuru, ntaryo. Nta bya Muhamadi, nta bya Buda, nta bya ngo ba Branamu, ngo ba Ellen G. White, ngo ba nta wundi agakiza kabonerwamo usibye izina rya Yesu munsi y'ijuru. Ushaka agakiza aca mu izina rya Yesu, ushaka kunesha aca mu izina rya Yesu. Ahandi hose uca uba uri guca irrelevant, you are behind the news, uri guca rero kure y'ukuri. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko buriya Imana na Yesu n'umwana wayo biruzuzanya, nubwo hari abantu ndavuga Imana na Yesu n'umwuka wera baruzuzanya, nubwo hari abantu baba badashaka kubyumva. Ariko buriya Yesu agereranywa, buriya reka tuvuge wenda tumugereranye nk'urugero rushobora kumvikana. Yesu reka tumugereranye nk'umugore w'umutima muzima, nk'umugore w'umutima muzima mu rugo. Ariko Yesu ni umugabo, tubizi neza, ariko agira umutima w'umubyeyi. Hanyuma rero kugira umutima w'umubyeyi, Imana igira umutima umeze nk'umuntu w'umugabo. Buriya biragoye, niyo mpamvu Imana yicara hariya. Buriya umugabo niwe utera inda. Umugabo atateye inda nta nubwo umugore yabyara, bivuze ngo urwo rubyaro ntirwabaho. Ariko nanone uhaye umugabo umwana ngo ngorera uwo mwana cyangwa ngo mubyare gira gute, ntago byashoboka. Ikireba umugabo ni ugutera inda, ntabwo ari ugutwita no kubyara. Rero Imana itanga komande muri Kristo Yesu, ariko Yesu agatwita, akabyara, akarera. Hanyuma niyo umwana amaze kuvuka, impuhwe umugabo agirira umwana zitandukanye n'izo nyina amugirira, kuko Yesu nyina yamugiriye ku gise. Bivuze ngo Yesu impamvu adukunda cyane akatwihanganira n'amakosa yacu, nuko yatugiriye ku gise. Azi ukuntu kibabaza. Ashobora no kuba agiye kugukindura ikintu, ariko yakwibuka rya cumu ryo mu rubavu cya kiboko cyomokanaga n'inyama n'amaraso, agahita avuga ati oya reka mwihanganire. Niyo mpamvu ababyeyi nyine b'abamama baba bafite ukuntu bakuyakuye abana. Iyo uri nk'umuntu w'umugabo wari ufite umwana, wakundi uba ufite akana gatoya ukagakikira, ukagakinisha, wishimye, unezerewe, kakinyarira cyangwa kakinera, uhita ugashyira nyina. Gahita umuhamagara uti tabara tabara byacitse, kandi byagakorera nawe urabizi wanabishobora. Imana nayo ntago ijya ikorana n'abantu biyanduza, no. Buri Imana impamvu itadiringana natwe, impamvu itirirwana natwe muri ubwo bucakura bwose. Imana ntago wajya mu bapfumu ngo uve yikubabarire. Uwo mwanda, ibyo nibyo bigereranywa nko kwinera, burya uba winereye. Umuntu w'umurokore muzima wagiye mu mazi menshi urya igaburo ryera ugasambana, icyo gihe uba winereye. Ntabwo uba ukiri uw'Imana. Rero buriya haba hasigaye ha Yesu, kuko Imana yishe yazana kiboko ikakwica. Muzasome no mu rugendo rw'Abisirayeli iyo bavaga mu gihugu cya Egiputa berekeza hariya i Kanani, iyo biyanduzaga bakoze ibyaha, Imana yabwiraga Mose ngo abantu bawe biyanduje. Noneho bamara kwihana, Mose amaze kudiringana nabo kwa kundi kose, bamaze kwihana basenze iminsi 3 bejejwe, Imana ikabwira Mose ngo noneho bwira abantu banjye, bwira ubwoko bwanjye ko ndi Uwiteka Imana yabo. Nuko Imana imeze rero. Buriya Imana iteye nk'umugabo. Buriya n'ababyeyi bajye bihangana, nuko nguko iremye, nuko iremye kimwe nuko nk'uko umugabo nuko aremye. Kandi buriya icyubahiro cy'urugo gituruka ku mugore. Niyo mpamvu bavuga ngo ukurusha umugore mwiza aba akurusha urugo. N'icyubahiro cy'Imana gituruka kuri Yesu, kuko icyubahiro cy'umugabo kiri mu mugore, n'icy'Imana kiri muri Yesu Kristo. Ariko nimuze gutekereza yuko ndi kuvuga ko Yesu ari umugore,
w'Imana, oya ni umwana w'Imana, umwana w'ikinege w'Imana, Imana mwana, imbaraga z'Imana, amen. Noneho rero bene data, nagira ngo mbabwire ko buriya muzarebe nk'iyo umugabo apfushije umugore ahita ashaka undi. Umugabo wihangana umwaka aba ari intwari, ariko umugore ashobora gupfusha abyaye kabiri cyangwa gatatu akirerera abana akarinda asaza, yarapfushije umugabo ari umupfakazi. Ariko kugira ngo uzabone umugabo w'umupfakare, tumaze iminsi dushyingira abagabo b'abapfakare bageze mu myaka za 60 za 50 uyu muviye ko yari ashaje ubu ntiyari kwirerera abana we ni inkumi, bamwe barashatse abandi bari mu kaminuza, ariko nyine ukabona aracyakeneye umugore, kuko ya feva nababwiye ngo gukomera k'umugore. Niyo mpamvu rero k'umugabo, niyo mpamvu bagore bene data ndabinginze ntimukabe ibihomora ngo mube n'ibyomanzi. Buriya umugabo azi gukorera amafaranga ariko ntabwo azi kuyajera. Umugabo kuba yaba avuye gukorera amafaranga yabonye 10,000, ni urugero agaca nko ku mugati wa 3 akawugura, aba yumva nta kintu binamubwiye. Ariko umugore ntiyagura umugati wa 3 afite 10,000, no, ndakubwira ati ndagura uw'1000 cyangwa ngura amandazi, ibindi nzabipanga ejo. Tuzi kuyakorera ariko ntituzi kuyajera. Ibintu byose tuba twumva twabikoresha amafaranga, ariko abamama ibyinshi babijyamo, tunabashimire abeza ariko batari za maringaringa, za zindi zuzuye abadayimoni zirwa ku matelefoni zifite inceceke. Muri telefone ugasangamo yohererejwe amafoto n'amawodiyo n'amafoto y'ibitsina by'abandi bagabo b'ibihabara, iby'abazungu. Ni ibintu biri muri iki gihugu, iyo mbitekereje mba numva ngiye kurira. Hanyuma rero Yesu nyine nagereranywa nk'umubyeyi w'umumama, aragukarabya wa mwanda wawe, akagukarabya, akaguhanagura, akagukarabya, yarangiza akakwambika utundi twenda, akagukubita mu mugongo bebe, akaguheka, warira akaguha n'akabere. Ariko izo mbabazi Yesu abagirira ntimukeke ko ari gutyo gusa. Hari igihe rero umugore nawe abona umwana akabije, kwa kundi uba wirizariza, umugore nakajya gutya agakubita. Rero buriya iyo urambiye Yesu kugeza ubwo agukubita, nushaka ujya ukora tansiyo, kuko Yesu nagukubita ntuzahungira ku Mana. Iyo Yesu ageze ku rwego gukubita, biba bivuze ngo Imana yo yanakwica, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nutizera Yesu ndakubwiza ukuri ko nta bugingo buhoraho uzabona. Kandi kwizera Yesu se ni iki? Hari abantu batekereza ko kwizera Yesu, ubundi mwe muba mwumva kwizera Yesu ari iki? Yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nsabe Data aza aho muri mugumane. Amategeko rero ntabwo ari ariya madini aturunda hejuru. Itegeko rikomeye muzarisome mu butumwa bwiza, iryo Yesu yavuze rya mbere ni urukundo. Ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'umubiri wawe wose. Arongera ati naravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kuko amategeko yose n'ibyahanuwe bisohorera muri iryo tegeko ry'urukundo. Umuntu udakunda Imana, umuntu udakunda cyangwa utagira urukundo ntazi Imana. Kuko uzi Imana arakunda, akunda umwana wayo, agakunda n'abantu bayo. Kandi ntabwo wakunda Imana utabonye, ntabwo wakwanga umuntu ubona ngo ukunde Imana utabona. Urukundo dukunda Imana rugaragarira mu bikorwa byacu bya buri munsi no mu mibanire yacu n'abantu b'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko umuntu utejejwe atazabona umwami Imana. Yesu ashimwe. Sinzi niba muri kumva ibintu ndimo mvuga, hari ndi kubasha gushyika ku ntego ku buryo mubyumva. Ab'iki gihe amatwi yabo akeneye kumva ibiki? Akeneye kumva amakomedi, za byenda gusetsa. Byose nshuti yanyu ugira ngo hari icyo byagufasha?
ubu umuntu uri muri bomboni ugira ngo wamushyira byenda gusetsa cyangwa komedi cyangwa ibiri kubera ngo iriya cyangwa se iyo mwirato w'abagore bamara kurengwa bakaza kuvuga ngo uko baryamanaga n'abagabo mu buriri ari mwebwe babi, ari mwe kugira ngo ibyo ngibyo umuntu uri muri bomboni arabikeneye. Ndabinginga kubana na Yesu kare, kuko imbere aha ngaha hari Yorodani tugiye kwambuka kandi izasaba kuba warabanye na Yesu kare. Kwizera Yesu Kristo ni uguhinduka, ni ukumwemerera agatura muri wowe akayobora ubuzima bwawe, ugasigara uvuga ngo ubu si njye uriho ni Kristo uri muri njye. Ni ugupfana nawe ukazukana nawe, ni ugupfana nawe kamere zose akazishyingurwa, ugashyingura kamere n'irari n'iruba ryayo ukayitegeka. Ahari hatuye kamere ukahicaza Kristo akaganza akanesha mu mutima wawe. Abantu bakubonye bakabona ko wahindutse, bakajya bavuga ngo uriya muntu arimo Kristo. Yesu aguha umugisha kunyumvise ugahinduka ku ngeso zawe. Ejo bundi nari ndi ahantu umuntu ahita avuga ko bari abavuna muheto se, kandi avuga abana be nifata gutya. Mu kanya numva ati Yesu rwose, Yesu ashimwe, ati turasenga, mbwira ibintu by'ubuhamya, ndamubwira niceceka. Uri umuntu usenga uzi Imana ukabwira abana ngo nabavuna muheto, ko ari abanjye se, ngo hari ubwo mba mbikomeje ngo ni burage. Ndamubwira ijambo ryose rya burage cyangwa ijambo ryose ry'imfabusa wavuze ku munsi w'urubanza uzaribazwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni gute Yesu yarabajije ngo ariko birashoboka yuko isoko imwe yavamo amazi mabi n'ameza? Ntabwo bishoboka. Isoko y'ameza n'ameza, Nyabarongo ni Nyabarongo, n'Akagera ni Akagera. Hanyuma rero tugomba kumenya ko amazi y'isoko meza ni meza, amazi y'isoko mbi ni mbi. Ni ibyo ngibyo rero. Nimba mu kanwa kawe ugifitemo ibitutsi, ukaba ugifitemo kuvuga mwene so, ukaba ugifitemo ishyari, vugisha ukuri. Ukaba ugifitemo kubeshya, cyaha cyo kubeshya kigiye kuzicisha benshi, kikabarimbura, kikabaroha ikuzimu. Ukaba ufite ubwibone, udashobora kubabaza umubiri wawe kugira ngo Kristo wicaye muri wowe nyine agubwe neza. Abantu batagira. Umva rero nkugira inama, genzura ingeso zawe zose urebe ko wahindutse. Urebe ubwibone uko wibonaga utarakizwa, urebe nimba udafite ubundi bwibone Satani ya developye cyangwa akabuhindurira envelope. Urebe niba warihannye koko mu mutima wawe nta byaha. Hari ukuntu Yesu yicara muri wowe ukumva nta byaha uri kurwana nabyo, kumva ibyaha byararangiye, warabitsinze, warabinesheje, ntabyo uri kurwana nabyo. Usigaranye bya bindi gishobora kuzapakika kugwaho kigutunguye, ariko ntago wirwa uvuga runaka yari umu-ex wanjye mbamuhaye, ariko se umugabo wanjye amfashe, se ubu Yesu yabibona gute, ariko mbamuhaye. Uracyafite ikibazo gikomeye kiremereye cyane. Ukwiye kugera ku rwego ubutakirwana n'ibyaha, ahubwo gishobora kugutungura, kuko umwana w'Imana ntakora icyaha, agwa mu cyaha. Kandi niyo yagwa mu cyaha ikikubwira kuri umwana w'Imana, ntushobora kugira amahoro ngo utuze. Icyaha wagikoze kirakurya mpaka ukirutse, mpaka ukihannye, urahagira mpaka ukihannye. Kandi ntukajye wirirwana icyaha ngo ukirarane. Oya, binashobotse ntiwakabaye ukinimarana n'umunota, kuko wibaze ahantu Yesu atuye icyaha baturana gute. Wowe uramutse umenya aho umwicanyi wawe ari, wahajya ukahamara iminota. Reka tuvuge ko bibaye par accident urahageze, ariko se wahamara umunota ukahamara 2 saha ukaharara ukahirirwa? Rero uramutse uharaye ukahirirwa, waba wunze ubumwe na wa mwicanyi cyangwa mufitanye gahunda yindi irenze kuba yakwica. Ubwo mwaba mufite ibindi muri gupanga. Rero kandi ntimugasiga abadayimoni wanyu mu rugo ngo mujye kukwirukana bo ku rusengero. Buri hari abantu bizuye mu nsengero ngo bagiye gusenga, bagahumiriza, bagafashwa, bakajya mu makorari, ngo bagatanga ibya 10 n'amaturo bakitanga, kandi mu rugo uzi ko bitameze neza. Reka nkubwire agakiza keza gahera mu rugo iwawe rwose. Hanyuma rero
biragukwiriye ko umanza gukizwa mu rugo. Ntukajye kwirukana abadayimoni bo hanze kandi aba ubasize mu rugo. Mu rugo iwawe urabasize mu cyumba, ugiye kwirukana abo mu ishyamba. Gusa urumva abo mu ishyamba aribo bateye ikibazo, cyangwa abawe bariya murarana mu gitanda, bariya muba muri kumwe muri saro, bariya nibo babi. Rero ubanza wirukana abawe, ubone kwirukana abo hanze. Kandi nuba uri umwana w'Imana nyakuri, uzabyumva ko uburiganya, ubucabiranya, ubugome, amoko, ishyari, uburyarya, ibintu nk'ibyo uzumva byaragushizemo umeze neza. Kandi reka mbabwire ko muri kugenda mu kivunge, hari umuntu wibwira ko kuba wenda ajya gusenga Imana ikamuvugisha, ikamuvugaho ibintu, ikabikora, aricyo kimenyetso cy'uko uri umwana w'Imana n'ubugingo bufite. Hari abahanuzi numvishe basigaye barihaye guhanura ngo mwana wanjye ngo nkuhaye ubugingo kwa Jinara Yesu, nkuhaye ubugingo. Ubugingo umuntu abwakira akimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima we, abutakaza akimura Yesu akimika icyaha mu mutima we. Hanyuma se ubugingo babufunga muri amvirope nikaduhabwa, ni imodoka, ni inzu wubakirwa? Ubugingo buraharanirwa uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza. Ubwami bw'Imana buraharanirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Muhaye ubugingo, umuha ubugingo urinde propagane gusa. Ubundi rero Satani yamara kugukubita icyo gitubuzi cy'igihanuzi kikakubwira ngo nkuhaye ubugingo, uzi n'amafuti yawe n'ibyaha wanze ukabigendera, ukirarika, urabizi, urasambana, urasomana, uri umwibone, uri umugome, uvuga nabi, uratukana, ubanye nawe n'umugabo wawe muracengana, umuca inyuma, aguca inyuma, iki hangiza ngo guhaye ubugingo nk'iki se? Reka mbaho umwanya mu bitekereze, babwire ko nimutajya muri Kristo Yesu ngo namwe ajye muri mwebwe, ntabwo muzabona ubugingo pe. Nitugera kuri Yorodani hazambuka intwarane. Nimba hari ikintu kizatungurana ngo ni ukubona abantu bari bazi ko bazajya mu ijuru bisanze batari bujyeyo, ugasanga wa wundi waciraga imanza niwe wibereyeyo, cyangwa wa wundi utakekaga ko yajyayo. Kubera ko Imana ireba mu mutima, kandi uzi byinshi azabazwa byinshi, n'uzi bikeya azabazwa bike. Niyo mpamvu ingano y'ibyo uzi wari ukwiye kuyubahiriza ukwiriye. Reka mufashe gusenga. Mwami Yesu Kristo, hari umwanzuro uyu muntu wari udukurikiye afashe. Umwuka wera namushoboze kuwushyira mu bikorwa, amushoboze rwose, kandi amwambike izo mbaraga by'iteka mu buryo buhagije. Urakoze kugira ngo abantu babone ingororano kandi bakizwe bya nyabyo, ku buryo agakiza kabajyamo babyumve. Iyo umuntu afite agakiza arabyumva, ajya kurya kakamutegeka uko arya, yajya kwambara kakamubwira ngo iyo myenda sigaho, wikwambara iyi myenda mbariye. Umuntu yajya mu kazi kakamubwira ngo unyuriye inzira ntunyuriye. Umuntu yajya kuvugana n'abana akavuga ngo uriye umusuhuza, uriya mwihorere, akavuga ngo nyura hariya, avuga ibirekeraho, ibyo wari uri kuganira hindura ikiganiro. Iyo umuntu afite agakiza arabyumva, karamubangamira, kandi akenshi na kenshi agakiza kamubuza ibyo kamere yari yishimiye, ariko umwuka wera akamukebura muri ako gakiza ka Kristo. Ngo rero shoboza abantu kubana nawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, mugubwe neza. Shalom.